iyi ntebe vipi, iyi ntebe iba hano, intebe iraryama cyangwa irahagarara? Ati ibire nabyibagiwe akase kaba kande uri kumwe. Hakurenza ukora iki hano ushinzwe iki? Kugira ibintu biba byandagaye gutya. Ubwo se wewe umuntu w'umugabo wagize uwe ukanafasha. Yashinzwe kugufasha indimo hano mu rugo. Wagize ukamfasha rimwe na bikeya. Twese tugomba gushira mu bwumvikane. Barabyaye ibintu biri kwirwa byandagaye, wabyaye abiki cyangwa ubwenge ufite n'ubwiki ku buryo utibwiza gukora ibintu ngo bive mu nzira. Cyangwa no kuzagiza umubita imbere y'abana twagiye dutoza imico y'abana twabyaye. Utoza imico abana bose wagiye uyibatoza kuko uri kumwe nabo. Ubutumwa n'abasengenye ugomba kumfasha muri byose. Kugufasha njyewe ujya kubyara inaye kana twe turi kumwe. Nari ndi kumwe nanjye. Yewe we njye nakubwiye ngo ubyare inaheka. Reka kumvikana. Kandi intebe se nkamucyaho. Shaka kwica. Ubu ushaka kumbwira iki? Mu magambo make. Nta kibazo. Twareka ubundi twihana agaciro imbere y'abana. Imbere y'abana si. Yese abana bazatume navuga iwanjye mu rugo. Abana batatu no kubaha umuco utari mwiza. Umuco utari mwiza. Bivuze ngo nzareke kuvuga kubera ko abana bari hano. Ntabwo mubujije kuvuga, ugomba no kuvuga make imbere y'abana. Ucishije make? Wose ubacishije make ya noneho? Ugenda nguteka akavubire cyangwa niwoza nakaviteka byose. Okay, ngana cyo reka ibyo ngibyo tukibona. Hanyuma se mu nzu bimeze. Nta kibazo ko twagenda ukagira niba ari ndutunganya wagira umfasha. Kinga gufasha nshinzwe kugufasha ariko ubundi. Adanga ubugira ngo navuga ngo abana bari ku. Ya, nta kibazo gaho bireka ibyo mukazi kawe. Aha, ndatugende maze ngere ibyo wakoze ibyari byo tugende. Aya, niko mwa wicaye hano urumva nta kibazo. Bimeze byose yarangiye. Si ubundi icyo kintu ufite ni igiki? Telefone zo zimera gutya. Sinaburi kubona papa. Hanyuma si yanjye niyo bitandukaniye. Ni gatushe nyingi bayitata. Ntabyo nzi. Mese Mamedizo. Karane mugawe. Wazanye agatebe hano ra. Aha, banakitabaye. Mama nawe cyareka nzana agatebe. Edizo. Fiti icyaka cyane shubahura ni cyaka. Uhora ni cyaka kidashira. Rekada icyaka meruka kumwesha. Reka twumve icyo umwana duhamagariye icyaka nasaje bizananye. Ariko mu cyumve muteganya nawe n'igiceri wenda nka turuwasa zo kujya kunywa gato. Kuvuga ngo ufite amafaranga. Usibaye nawe waza amafaranga undi. Nese ubwo twakuriye amashuri ngo bigende bite. Tukubyaza umusaruro. Nta kibazo turabireba. Nabashaka kumanza mu byo muri ngo bahamagara. Ya rero mbwira nyine. Iri kwishuri kawuguriwe umuntu uzamo muri none kapane bwanyine mu birenze gutsinda. Bayita mu birenze gutsinda. Ubwo nyine wishe umuryango hatera imbere mu makimbirane gukorera mu mucyo nyine no gukora ibirenze nyine bawo birenze gutsinda ni ugahora gutsinda ako nyine ari no kujya gukasha nyine ugatanga ukagira by'umumaro noneho n'ubushe murongo mu murenge wacu n'abashakaga kuduhuka batoza kuhagura nta kuntu ntazajyayo mukajya guhugura ibyo bintu njye ntabwo ndi kubyumva. Wagira wumva icyo umwana avuga tujye twubahiriza icyo umwana kutugira inama yo kujya guhugurwa nena muhugurwa azaba ni mu birenze gutsinda twagenda muri iyo nama tukumva ko ari icyatugira umumaro. Iyo nama zizaba ryari? Zaba kuwa kane nimugoroba kuwa kane. Okay, rero uko bisa kose kuva ari we ubimbwiye ariko biba ari ibintu bifite umumaro. Kuri kumana bifite umumaro. Naho rero nyoko agira negurira agapantaro n'agashati nzajyayo wenda ntacyo ariko nzagenda natanguye agacupa nzakanywa mvuye. Bijyanye n'agacupa gusa. Uyariko papa uzagenda wasinze ubuzaba ugiye kandi nkubwiye ko nzagenda nakaretse uwo munsi. Noneho rero kangende nje guha amatungo ubwatsi.
ariko nsanze mutahiye nahiye n'umwana ndabona dukeya ubonda bibanye n'ukunyekazi neza abantu bahumanye arije wahe bya bindi zitarya kaze nje kureba wambona mwembi babiri ndongo zikunda te ibi biti twarike neza ku buryo bwajya kuwa kane cy'umwana ni buryo mutuzajya haraha mweke yazo zishoboka bateze bishoboka byose bishoboka bizata zabintu mama nanjye kanigire umuhanda mama yumva ko yasizeyo ayiwe yewe impamvu muraje pe kubera iki we mumeze utase urabona ameze ute umuntu nawe bansigiye nka musaza wanjye mukuru w'imbere ukagenda ukirirwa iyo mu bitabi no mu nzoga no mu ndaya ubu uzi ko wansize ari we ubansigiye wiye nubura wigunze nuko nta mama nta papa bamuri ariko reka usigaye ungana kubera inzoga n'amata hano nta kintu tucyorora ihene uratwara imbata uratwara ubu urabona asigaranye ibyishimo birahenda bashaka ibyishimo nanjye wishimiye nkumve ko kuri uba ushaka ibyishimo ariko uburyo ubishakamo ntabwo bifatika kugenda ukayata niyo mpamvu ubumye gutyo reba uburyo usigaye ungana ipantaro isigaye igita aho unyuze hose bavuga induru uri umujura uri iki ubu se ko kubona ibyo bizakugeza kure abanyamaganya kwiganyira nta munsi n'umwe nari nabona ntiga wishima nakishima ndetse ko ari wowe bansigiye wari kugituma nishima ubwo gutuma nishima ukareba agahinda noneho ukarenza ko mfite ubugira ngo nzakore uzakora iki niyo tujyane kunywa nawe wishimye njye nawe tujyane kunywa tw'ibirara bibiri mu rugo wowe nk'uko inama nakubwiye hariya hari amahugurwa bari guhugura ibirenze gutsinda niba ufite ubwenge waza tukajyayo hato bataragufunga buri gihe mba nikanga ko bagufunze bitewe n'uburara bananiranye ndi wewe rero napfa mu byo ndimo tukajyana ejo bundi nzajyayo byibuze tugende n'urubyiruko ruba rurimo njyewe muboneye kuba ababyeyi bagusigura imuzima nanjye bakunsigire guzana gusa njye nawe ureba undi neza urenge ntabwo zafata abanaye ibibazo njyewe nicaye mu ntebe nanjye ndimo ntabwo byavuma ibyo nabirenze kuko nyine icyo bashaka ni ukwigisha abantu bakava mu bibi barimo bakagera mu byiza ariko ni ibi babyita ibirenze gutsinda hari aho bivana umuntu hari n'aho bimugera ubwo nyine ugiyeyo uri n'umusore wazakuramo n'igitekerezo kizima cyaguteza imbere mbese nahinduka bareke ibyo ni benshi bahinduka n'abagabo bubatse ingo zananiranye bose barahinduka ubutaha ukazasanga ni abantu bafite urwego bavuyeho bari ku rundi bose nabamindutse cyangwa nabamindukiye waba uhindutse kuko waba uvuye mu bibi ugiye mu byiza wowe uzaze mujyane birashimisha mukabishimisha rero izo bivanye ngo nyine njyewe inama nakugiraga niyo kuva mu burara ukagera mu bintu bizima bizaguteza imbere none se niba ugenda ukirirwa iyo aho ugeze hose abantu bavuga ngo umwana runaka yasize yarananiranye urumva utari kugusa mushiki wanjye bisa nkaho wenda bakaze uri kubona amahoro ababyeyi ni kukoroshya ariko nyine nawe shaka nyine ukuntu wava genda nyine nanjye kagira ibyo mba twitunganyiriza no ku irembo tubashimira uyu munsi kuba mwabashije kwitabira mukaza ngo twigane aya masomo yacu birenze gutsinda nk'uko natangiye kubabwira ni urugendo rurerure ariko urugendo rworoshye cyane amazina ku baje bwa mbere yitwa Senegalese ariko ndabona mwese twatangira urugendo narasabye uyu munsi rero tugeze mu isomo rya kane cyangwa se rya kane yitwa
imibanire ariko nanone ntabwo ari kane kugira kane nabanje kwibuka tutabanje kwibukiranya ese isomo rya mbere twize babonye ko isomo rya mbere ari imyitwarire ikintu twabonyeho babonye ko imyitwarire ari myinshi uburoso butera irangi uburoso butera irangi bushobora kugira ikintu cyose cyiza cyangwa se bugatuma ikintu kiba kikishima babonye ko intambwe yo gutera kugira ngo imyitwarire abatunaniye kuko tuzi ko imyitwarire ari amahitamo yawe ubwawe ukora nta muntu ukugira inama yo kwitwara nabi yo ubyitwa mu ngo twayo mbere na mbere intambwe zo gukurikiza kugira ngo imyitwarire yawe ibe myiza. 2 hours later. Ikindi gihe tuzagaruka tuzane n'abandi aya masomo si meza inzira nta yindi ni ukuza kwiga amasomo arenze ndetse bikarara ubu isomo rya kane dusigaje amasomo 3 kandi vuba turayasoza ndetse namwe murebe ukuntu muzaba batsinze murakoze cyane rero ndabashimira. Yobozi rero ndagushimiye kuba nagutumijeho ukagera hano kugira ngo wumve icyatumye mutuma. Kevin nawe inshuti duhurira muri byinshi nawe niyo mpamvu nagutumijeho na mushiki wawe dore ko twahoraga mu nyigisho z'ibirenze gutsinda baduhugura. Narebye rero mbona urebye inyigisho twakuyemo mu birenze gutsinda hari aho zankoze buriya aho zankoze ndareba mbona nakoserezaga umugore wanjye muhohotera ugasanga urugo rusa nk'aho ari urwe nyine wareba ukabona urugo rwacu ntabwo rutera imbere akabonetse kose naragasahura. Rero Kevin niyo mpamvu nagutumijeho tumizaho n'umuyobozi wacu kuko yagiye aduhugura cyane kugira ngo nsabe umugore wanjye imbabazi. Madamu rwose madamu mwiza nkunda ndakwinginze imbabazi oya rwose wumva basi yego bwa basengera umubere wumva igituza cy'umugabo wawe urakoze cyane rwose. Kevin rwose nararebye mbona ibintu nari ndimo n'amayobera ni ubuyobe. Ya mbere yo kuba nasaba umugore wanjye imbabazi ubona ati mbwire n'umuyobozi nawe aba ahari musabe imbabazi nawe ahari abone ko hari ibintu abambera amashyi murakoze. Iyo rero kimwe na Fredi ubone neza buri ahangaha ni uko twiza kuba twasaba imbabazi. Rero mbere na mbere abagashimire iyo ni success kuba yarabaye arishimira Imana kuba turinze kugeza nyine aya makuru. Umushiki wanjye rero asaba imbabazi kubana nabi twateye kuri twenyine ababyeyi bacu bitabye Imana kubana nabi rero rero musaza wanjye kugeza imbabazi wemera kuva mu byo wari urimo ukemera gufatanya nawe rwose pe n'ubusanzwe ndagukunda nyine nk'umuntu mama yadusigaye nemeye kukubabarira mbese nyine tukagendana neza nawe ubangamiye ubwo ndakubabariye kandi ndumva neza habaye impinduka nyinshi nakubabariye rwose rwose hano ku bwawe ubana neza mu maguru zacu umutekano wabyo yaza umenye akamaro kayo kandi rero umwanzuro ugiye kumwe rwose wayo mushya kandi nabonye ko ibyo ngiyemo ari byiza kurushaho. ni byiza cyane nk'uko mwampamagaje nk'umuyobozi nanjye biranshimishije cyane kuba mugize ubutwari bwo guhinduka mukamenya icyo gukora
mukamenya icyerekezo, ibyo ndabibashimiye cyane. Mukomereze aho mwari mugeze, muharanire gusubira inyuma ahubwo muharanire kujya imbere nk'uko koko mwumvise amabwiriza n'amategeko. rero Kevin kuva twese umugore arambabariye mushiki warakubabariye ndumva ibyiza rero rero intambwe tujye no gusenga kuko gusenga bizadufasha kuva mu bintu byose twarimo tukabita ibyiriya Imana tugomba kuba abarenga igitsina. sibyo byiza muyoba Ni byiza cyane. Murakoze cyane rero nk'abantu mwishyize hamwe mukabona kuko mukwiye guhinduka mukumva n'amabwiriza yacu nkatwe abayobozi. Ni byiza ntazongera kumva ibintu by'amakimbirane byongeye kubagarukamo. Mukomeze mwiyubake murebe ibyabateza imbere. Nanjye nzababa hafi nk'umuyobozi nk'uko n'ubundi nababaye hafi. Murakoze. Ndabona oya muyobo wicaye ahubwo madamu wanjye nagende agira azana ibyo twabategura ibyo kubazimana twavuze twibagirwa kubazimana sawa sawa. Murakamene abari bombi. kuba mwaje ni ukuvuga ngo nifuje kukugeza kuri teri mwereke uburyo mwaduhuguye nabyo gushyira mu bikorwa. Nsoje ubwo bugezanye barasoza bajya gushaka akazi hirya no hino bikaba bandika ariko njyewe nagira batiye umwanya no turagusa amahirwe anyegereye nkaba nagira icyo nkora. Rero amahirwe anyegereye yanjye ni ubuhinzi. Urabona ko muri ibishyimbo navuye kuri hegitari imwe ubwo ndimo ndagenda kuri hegitari zigera muri eshatu byose mbikura tubirenze gutsinda mwatwigisha n'ibyo kandi si n'ibyo gusa mugura n'abandi nkatanga n'akazi ku bandi rundi rubyiruko. Maze gukora nk'abana bajya mu bihumbi 3 harimo urubyiruko ingo zubatse n'abandi bari bananiranye. Rero nifuje kuza kwereka bino mutungure n'umuntu wese wanyigishije akagera aho nkura akagira aho angeza mbese mwereke ko nyine nari nishimye kandi byanyigishije nabishyize no mu bikorwa ati nawe itayara ku ntebe ko nariye. Nakora umuntu w'umugabo kuko njye biranshimishije cyane. Twashize n'imyaka 3 cyangwa niba atari 2 ni imyaka 3 ukiri umunyeshuri ugisoza kare kwambwiye none ubu kurangara hose n'ibyo wahinga ni igikorwa cyiza cyane. natangije mbije nkeya mbi 400 ariko umwigeze nk'ukuntu ngira batumye kuri 3 ariko saboneka kwaguka mwije n'urugendo rero ntabwo kwaguka bitagikana kandi bisaba gukora umunsi kiraha byongeye kirakana bisaba kwihinga bihaye intego nziza cyane byaje umusaruro aho turi. Biragaragara ko igikorwa gifatika. Nanjye iyo nje nkabona umuntu wambwira cyangwa se umutwigishije hari abo yigesheje bitewe n'ishimwe impinduka tuba dushaka tuba tuziteguye. Icyo nakubwira ni ukugushimira ndetse no kubwira ngo gaba amashami menshi ugire barumuna bawe bagera kuri bigezeho. Gira abandi nawe uvunguraho ubasangiza ubazane nk'uko wanzanye wambwiye ngo umaze guhugura ibihumbi 3 gira bigere muri 15. Abaturage baracyafite abaturage bakeneye kwiga ni benshi. Ndabona rwose ubaza kuma wacu naturika nakari na intumwa nziza inkuru nziza cyane aho uzatuvugana ntabwo nzakomeza ndabona nje kureba byinshi reba mugeze kandi mwakoze kwitabira inshingano kuraje rwose kandi mwakoze